ariko shaho runo rwagwa nanyweye kwa gakwere rwari ruryoshye we yewe iyo siporo Mbega icyapa cyari kiryoshye nyagasani Imana imfashe mbega icyagwa nanyweye kwa Karisa kiraryoshye shahu we mbega icyagwa ni kimani icyagwa kiryoshye kwa bete shahu we uvuye mbega ni wowe ndi kumvura nk'abapapa none rwose bete gusa mwana uyu munsi noneho wakoreye bazi rwego ukuntu kiryoshye abanye nabi muhungu wanjye ubusushari karyoshye kari karyoshye ndonera zutayimara ndabaza nanjye urangurira baba wewe rwumura nk'abapapa ndakugurira ariko jewe ndakugura ariko urangurira sikizo baza LP ako mwana bronze ni biki kweli ungurira niko zisamura gahe bete wowe ubundi se wote uturuka akase nono mumbwire u Rwanda rwacu n'umuragana he u Rwanda rwacu n'umuragana he niba urubyiruko abantu b'abasore nkamwe kumurana ntabwo twarayeyo tubyukiye twitonde murabizi neza ko urubyiruko arizo mbaraga z'igihugu sibyo yewe murarara mu kabari murarara mu murara musinda ubu nkawe mu vision yawe ni iyi u Rwanda rurikije biteze ndabyumva reka tuganire sibyo reka tuganire ngenda nabagurira ucike mu nyuma nawe mwakira amafaranga ariko sibyo